mu bushomeri bwawe uri umunyamugisha, mu bupfubyi bwawe uri umunyamugisha, mu kuba ku muhanda kwawe uri umunyamugisha, nushaka ubura indaya yicuruza uri umunyamugisha, kuba byonyine ujya ufite umwuka uhumeka, kuba abakomeye batambuka, abize batambuka, abeza batambuka ugasigara, ujya uvuga ngo ndi umunyamugisha. Kuba byonyine Imana iba yagusigaje abo bantu bakagenda ugasigara, uri umunyamugisha. Ariko turacyafite icyizere, aho twavuye no hari hakomeye, ubuzima twabagamo tutabazi nibwo bwari bukomeye, none twarakuze, twabaye abagabo, twabaye abantu bakomeye. Ntabwo tukiri abantu bo kuvuga ngo tubatezeho amaboko, ko tuzi ko ntacyo mwatumarira. Baravuga ngo indamutso y'umukene igaragara nko gusabiriza, kubera ko aricyo kintu mwatubibyemo, kubera ko aricyo kintu mutubonamo. Uyu munsi ntabwo bameze neza, ariko ejo hacu ntabwo muhazi. Umugore wese yakifuza kugira umugabo, umugore wese yakifuza gushaka rimwe, umugore wese yakifuza kubona amahoro mu rugo, yakifuza gukundwa, agateteshwa, agatoneshwa. Nta muntu ujya uhitamo kurira, nta muntu ujya uhitamo kubaka nabi. Wowe ufite amahirwe y'uko wubatse neza, ufite urugo rwiza, wiza guca imanza, wiza kumva ko abandi babiciye. Nta mugore ujya wifuza kubyara n'abagabo barenze umwe, nta mugore ujya wifuza kubyara abana badahuje base. Ariko iyi si kuko idasakaye, sometime duhitiramo, cyangwa rimwe na rimwe tugafata imyanzuro tutagagombye gufata, kubera mwebwe mwatumye tuba babi, kubera urwango mutubibamo, kubera ukuntu mutwiyereka, bigatuma duhitamo ibintu bibi. Hanze hari abana bababaye, imitima yabo yamenetse, yababuze n'umuntu wabwira uti komera, ejo ni heza, humuriza. Ntabwo ari ibintu bigoye, ariko abantu twihugiyeho twuzuye urwango, kugeza no kubwira mugenzi wawe ngo humura bigoye, kubera ko ufite ubwoba bw'uko numubwira humura ejo bigacama azakurengaho. Wowe ubabaye bitameze neza, reka nkubwire ngo ejo bizagenda neza. Ntuzitakarize icyizere, ntuzemere kumanika amaboko ugifite umwuka, ngo ni ukubera ko uri kuburara, ngo ni ukubera ko uri kubwirirwa, ngo ni ukubera ko utari kwambara fresh, ngo ni ukubera ko utari kuba wundi ushaka kuba we. Uyu munsi inzozi zawe ntabwo ziri kuba impamo, kubera ko ntabwo igihe cyawe kiragera. Bareke bagufata uko bashaka, bareke babyumva uko bashaka, bareke bakureba uko bashaka, ariko ejo hazaba hiza kuruta uyu munsi. Hari igihe bari kukubonamo nk'isomo, ejo ukazababera umwarimu. Tukiri mu isi turicara tukiga, ibituma twiga ni byinshi. Ntuzakore ikosa ryo kumanika amaboko ugifite umwuka, ntuzakore ikosa ryo kuva ku bintu ukiri ku isi. Umuntu w'intwara arangwa no guhangana, arangwa no gufightinga. Nuyamanika uzaba wabaye ikigwari. Ntuzemere kumanika amaboko, ntuziyahure, ntuziyange, ntuzibe mu rwango, ngo ni ukubera ko uyu munsi bitameze neza. Ejo bizakunda, ubuzima buhinduke, ugire umunezero. Byose bikorwa n'inzozi. Guma ku nzozi zawe, komerere ku nzozi zawe. Fighting. What's up, Kigali? It's your girl Bijou. I'm back. Hey, my people. Hey, guys.
mureke nibutse abantu kano kantu. Umuntu wakoze subscribe kuri Bijou TV akibuka gukora ku nzogera ku ijambo ryitwa all, nagira ngo mwibutse ko mukunda, ndabakunda cyane, mbahoza ku mutima kandi kuri ndabazirikana pe. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bintu bito cyane, ndabinyenze tubane. Nagiye kure, ndashaka kugira ibintu mvugaho. Hanze aha ngaha hari abantu babaye babi, expectinga nyine ibintu nyine biri negative ku buryo dushaka kuba abantu beza, biciye mu mateka y'abandi bantu. Dushaka kuba abantu bari perfect biciye mu nkuru z'abandi bantu kandi mbi. Sinzi ukuntu nabivuga, ariko abantu ntabwo dushima, ntabwo tunyurwa, ku buryo nimba umuntu akugiriye neza, kuki inyiturano iba kumusebya no kumuharabika? Twagakwiye kurangwa no gushima, tukarangwa n'urukundo, ukavuga ngo uyu muntu yangiriye neza, angirira neza atitaye, amfasha ntacyo ndicyo ntawe ndiwe. Nyamara iyo haza kuba hari ibintu umuntu yitaho cyangwa se ashingira afasha umuntu, ntabwo wakabaye warafashijwe. Ariko ikosa rimwe rituma umuntu aba mubi ku isi, rituma umuntu aba mubi, ukumva ko umuntu nyine ntabwo mbizi. Nta muntu utakifuza ko nyine yaba mwiza mbere y'abantu bose. Nta muntu utakifuza kuvugwa neza, nta muntu utakifuza kurema nyine amagambo meza cyangwa se kuvugwa neza. Ariko one mistake irahagije kugira ngo uhite isi yose nyine imenye ko nyine uri ikizira, isi yose imenye ko wavumwe kubera akantu gatoya. Nekereza ko umuntu wese yakagombye kwifuza ko nta muntu wakinira mu gahinda ke. Umuntu wese yagatewe ishema no kubona nyine we n'umutima we, sibyo? Nta wundi muntu wivanga muri ibyo bintu. Ariko uyu munsi umuntu aho kugira ngo aharanire umunezero wawe, araharanira kukurwanya, araharanira kugushyira hasi. Bajya bavuga ngo amafaranga ngo atanga ibyishimo, ariko hari igihe uzabona ayo mafaranga ubura ibyishimo bure n'abantu. Niyo mpamvu ukiri muri iyi si igakubaha umuntu wese. Uyu munsi umuntu aba akennye, ariko nyine n'uyu munsi nta muntu ujya umenya ejo h'umuntu, kimwe n'uko nta muntu wamenya ejo hawe. Ntabwo byari bikwiriye ko ugomba gusuzugura umuntu kubera isura uri kumubonamo. Akanya yego ndaciriritse, ndi down, ntabwo nize yego, nuruka mu muryango uciriritse yego, ariko you never know. Imigambi y'Imana ku buzima bwanjye ntabwo yizi ejo. Aka kanya hari abantu bavuga ngo gute ngo umuntu ngo abyara kangahe? Why? Nta mwana utakifuza kugira ababyeyi, kabone niyo baba baciriritse. Umuntu wese kuri iyi si yifuza kugira aho akomoka n'ahaturuka, kandi nimba ari ikintu kinejeje, biteye ishema cyane, biteye ibyishimo kubona uzi data wakubyaye, kubona uzi mama wawe wakubyaye, kubona ababyeyi bawe bateye ishema nuko bakubyaye, bateye ishema nuko bagufite. Ariko nyine kuko tudahitamo tugomba kuvukira,
ntabwo byakagombye kuba urubanza kuri twebwe. Wahitamo yahitamo ibyiza. Nta muntu ushobora guhitamo ngo kuvuka atazi se. Nta muntu ushobora guhitamo kuvuka ngo ntumenye mama wakubyaye. Uzi gukura wumva wasitoje uvuga ngo mama wera kubyara kujugunya. Iyo nkuru si inkuru yo kuvuga. Ntabwo ari ibintu mukwiye kutwibutsa. Mutwibutse ko turi inshibo. Muratubibamo urwango kubera iki? Mutwibutsa abo turibo, mutwibutsa aho twavuye. Erega ntabwo ari uko tuba twarahibagiwe. Ntabwo tuba twaribagiwe inkomoko yacu. Ahubwo tugerageza kubyirengagiza. Kugira ngo twumve ko ejo twaba abantu bakomeye, twavamo abantu b'abagabo. Ntabwo turi mu isi twebwe ngo duhangane n'abantu. Ntabwo turi kubaho ngo twemeze abantu. Ntabwo dushaka kuba nk'uko abandi babayeho. Ahubwo dushaka kuba nk'uko dushaka kuba. Hari abantu twumva dushaka kuzabaho. Dushaka gukura tukazaba abantu b'abagabo. Tukabona inzozi zacu zibimamo. Ariko ntabwo dushaka kuzaba abagabo nk'uko abandi babaye abagabo. Buri wese agira ahahise hiwe, agira n'ahazaza he. Kuki mushaka se ko tuharema nk'uko mwebwe hanyu hameze? Amahirwe aza rimwe mu buzima. Kandi amahirwe ni n'Imana iyatanga. Uyu munsi uracira umuntu kanzu cyangwa se ukamucira kobo bitewe n'ikintu mutekerezaho. Ntabwo twabyemera kubaho neza mu gasuzuguro ngo no kubera ko ngo tutabafite tutabaho ubuzima butakomeza. Ahubwo tuzagerageza, tuzafightinga kugira ngo tuzagere ku ntsinzi y'ibyo twaruhiye mutabigizemo uruhare, ahubwo twabigizemo uruhare twebwe n'Imana yacu. Ntabwo abantu bose ariko barambirije ku miryango ikomeye, ko ntabwo abantu benshi bagize amahirwe kugira iyo miryango. Uyu munsi uvukana n'abantu 5 bagakira ugasigara uri umukene, bakakwita ikigoryi cy'umuryango, bakakwita ko wavumwe, bakakwita ko ufite inyatsi, bakakwita ko nta bwenge ugira. Ariko si uko ubutararemwe nkabo. Ntabwo ari uko Imana yabaremye ari itarakuremye. Sometimes bakanakwihakana kubera ko uri umukene. Ati ntabwo runaka tuvukana. Aturi umuntu ntabwo tumuzi nacyo dupfana kubera ko uri umukene. Ariko babivuga nk'abantu. Bakabivuga nk'abantu, bakabirima nk'abantu. Ibyo bintu byose muvuga bidukomerekereza imitima, biratubabaza, biradushengura. Mushaka kwishimira mu mubabaro wacu. Mushaka kunezerwa twebwe tubabaye. Mushaka kuzamuka tugahora turi down. Ariko turacyafite icyizere. Aho twavuye no hari hakomeye. Ubuzima twabagamo tutabazi nibwo bwari bukomeye. None twarakuze, twabaye abagabo, twabaye abantu bakomeye. Ntabwo tukiri abantu bo kuvuga ngo tubatezeho amaboko, ko tuzi ko ntacyo mwatumarira. Baravuga ngo indamutso y'umukene igaragara nko gusabiriza, kubera ko ari cyo kintu mwatubibyemo, kubera ko ari cyo kintu mutubonamo. Uyu munsi ntabwo bameze neza, ariko ejo hacu ntabwo muhazi. Umugore wese yakifuza kugira umugabo. Umugore wese yakifuza gushaka rimwe. Umugore wese yakifuza kubona amahoro mu rugo. Yakifuza gukundwa, agateteshwa, agatoneshwa. Nta muntu ujya uhitamo kurira. Nta muntu ujya uhitamo kubaka nabi. Wowe ufite amahirwe yuko wubatse neza, ufite urugo rwiza, wiza guca imanza, wiza kumva ko abandi babiciye. Nta mugore ujya wifuza kubyara n'abagabo barenze umwe. Nta mugore ujya wifuza kubyara abana badahuje base. Ariko iyi si kuko idasakaye, sometimes duhitiramo. Cyangwa rimwe na rimwe tugafata imyanzuro tutagagombye gufata, kubera mwebwe mwatumye tuba babi, kubera urwango mutubibamo, kubera ukuntu mutwiyereka, bigatuma duhitamo ibintu bibi. Hanze hari abana bababaye, imitima yabo yamenetse,
yababuze n'umuntu wambwira uti komera ejo ni heza. Ariko kubera ko tumeze neza twebwe ubuzima bwacu bumeze neza, kugira ngo uzabonere umwanya umuntu ukiri down biragoye, kugira ngo uzabonere umwanya umuntu ubuzima bumeze nabi biragoye. Tukabanye kwikunda, ya mahirwe wagize yo gukundwa, ya mahirwe yagize yo kugira umuryango, ya mahirwe wagize yo kuvukira mu muryango ukomeye umeze neza, wakayaciyemo kabiri ugahaho no kuri mugenzi wawe utarageze mu mahirwe. Wavukiye mu muryango ukennye, utazi ababyeyi, utazi kurya saa sita ukuntu bimera. Hanze abantu barababaye, ntabwo bazi kurya umuceri ukuntu bimera. Kwihahira umuceri w'igihumbi biragoye, mwebwe muririrwa mumena ibiryo. Hanze hari abantu batazi kwisiga, batabasha no kugura amavuta 500 yo kwisiga. Hanze hari abantu batazi kwambara umwenda biguriye, ugize amahirwe baramukuburira. Kubera iki abantu tutagira imitima ngo twige gutanga no gufasha? Twumve ko ubuzima bw'umuntu ejo bwahinduka, twige kurwanirira abagenzi bacu, kuko uyu munsi bimeze nabi, ikamufashe rikamube hafi, ariko ko umufasha ukumuha urw'amenyo. Byibuze uwo muntu utabasha kurya uwo muceri umumariye iki nkawe wamubonye? Tukumucira urubanza gusa, nukumutega iminsi, uri kumwibutsa ko ejo atazaharenza, uri kumwibutsa ko ubuzima bwe butazagenda neza, uri kumwibutsa ko atazaba umuntu ukomeye, uri kumwibutsa ko bitazakunda kubera ko atize, kubera nta kapita afite. Wowe wabigezeho wahaye iki Imana? Abantu twese tubayeho kubw'umugambi w'Imana, bisaba igishoro. Abantu benshi bapfa kuba bisaba igishoro, abantu benshi bapfa ko abantu badafite icyo gishoro ni benshi. Twige gutanga, twige gusangira, twige kuba hafi y'abantu bababaye. Hari abantu badakeneye amafaranga yanyu, hari abantu badakeneye ibyo biryo byanyu byiza, hari abantu badakeneye imyenda yanyu myiza, bakeneye just amagambo meza. Hari umuntu kuba utarabwirwa neza, utarabwirwa ndagukunda, utarabwirwa ngo humure ejo bizagenda neza. Kuki mutuma twiheba se kandi tubafite? Kuki mutaduha umwanya ngo mutwumvishe ko natwe bizakunda? Kuki mutaduhumuriza ahubwo mukadusenya? Twese dukeneye kubaho, dukeneye kuzabona turi ku ntsinzi, turi muri success, natwe byaremeye. Ariko kumfasha uri kunshyira hasi, aho kumfasha uri kundwanya, aho kumfasha uri kumva ko bitazemera, ukaba impamvu zinyereka ko bitazemera. Wowe niki wahaye Imana cyatumye byemera? Niki gituma wibutsa umuntu ko ari ikinyendaro? Ninde muntu utagira papa? Ninde muntu utahitamo kugira mama? Ninde muntu utaterwa ishema no kuvuga ngo mfite ababyeyi? Ninde muntu utakifuza kugira ibyo byishimo byo kugira ababyeyi? Ariko mwuzuye urwango, muri guhangana natwe. Nimuryama aho kurara amajoro mudutekereza, muri kurara amajoro mushaka ku buryo mwadushyira hasi. Abantu bameze gutya mupanga Imana ipanga, mupanga Imana ipanga, kandi bizagenda neza. Uyu munsi ntabwo biba bimeze neza ariko ejo bikagenda neza. Uyu munsi ntabwo wambaye ariko ejo wakambara. Uyu munsi uri kubasha kurya saa sita ariko ejo uzarya 3 ku munsi 4 ku munsi. Uyu munsi nta jambo ufite mu bantu, nta cyubahiro ufite mu bantu ko kiri down, ariko ejo ushobora kuzaba uri hejuru. Uhaguruka wavuga ngo mwiriwe abantu bose bagatuza ku bwawe. Birashoboka ko uyu munsi udafite aho urara, ariko ejo ukazaba umuntu uba mu nzu ihenze cyane. Birashoboka ko uyu munsi ugenda n'ibirenge,
akaba ari umuntu uzambara inkweto zihenze. Birashoboka ko ubuzima akanya bugukomere nta muntu kureba neza, ariko ejo ubuzima bwawe buzagenda neza urebe neza abandi. Birashoboka ko uyu munsi nta muntu ugufitiye impuhwe, ariko ejo ukaba uzazigirira abandi. Ntabwo inaba umuntu akwituye ari ugomba kumugirira, kuko isi turimo nizunguruka. Umuhanga yaravuze ngo byose bizanwa n'igihe, bigakorwa n'igihe, bikajyanwa n'igihe, bigakemurwa n'igihe. Ibintu byose uzabiha igihe. Undi arongera aravuga ngo ni ikosa rikomeye kubona igitabo ukagicira urubanza ukakivuga nabi. Gishobora kuba ari igitabo kibi nyuma, ariko byibuze mbere yo kukivuga nabi no kucyanga, gerageza ufungure, ushobora gusangamo page nziza yanezeza umutima wawe. Ntabwo ngewe w'inyuma usobanuye ko ndi muba ahantu hose. Ubuzima buraduhindura. Abantu twabaye babi kubera ubuzima twagiye tubamo. Twagiye duhitamo kuba abantu batari beza kubera ibyo twagiye ducamo. Nta rukundo mwatweretse. Ariko ibyo byose ko tuzi ko dufite Imana ishobora byose, ibintu byose birarangira. Ubuzima burahinduka, umuntu akabaho. Baragucira urubanza ngo wabyaye 3 5, ngo nta mugabo ufite, bakakwita indaya, bakakwita ikirara, bakakuvuma. Nyamara iyo uza guhitamo ntabwo nawe uri guhitamo kubyara izo nshuro zose udafite umugabo. Kugira umugabo biraryoha, kugira urugo biraryoha. Wari guhitamo ibyo byishimo, ariko kuba utabifite ntabwo ari uko ari wowe mubi ku isi, ntabwo ari wowe mwanzi w'Imana, ahubwo uracyabona isomo mu bantu bivuye ahahise hawe. Ijambo komera ntabwo ari ikintu kigoye cyane, kandi ntabwo ari ikintu gihenze. Kuba wabwira umuntu komera ukamuhumuriza ntabwo ari ibintu bigoye, ariko abantu twihugiyeho twuzuye urwango, kugeza no kubwira mugenzi wawe ngo humura bigoye, kubera ko ufite ubwoba bw'uko numubwira humura ejo bigacama azakurengaho. Wowe ubabaye bitameze neza, reka nkubwire ngo ejo bizagenda neza. Ntuzitakarize icyizere, ntuzemere kumanika amaboko ugifite umwuka, ngo nukubera kuri kuburara, ngo nukubera kuri kubwirirwa, ngo nukubera ko utari kwambara fresh, ngo nukubera ko utari kuba wundi ushaka kuba we. Uyu munsi inzozi zawe ntabwo ziri kubimamo, kubera ko ntabwo igihe cyawe kiragera. Bareke bagufata uko bashaka, bareke babyumva uko bashaka, bareke bakureba uko bashaka, ariko ejo hazaba hiza kuruta uyu munsi. Hari igihe bari kukubonamo nk'isomo, ejo ukazababera umwarimu. Tukiri mu isi turicara tukiga, ibituma twiga ni byinshi. Ntuzakore ikosa ryo kumanika amaboko ugifite umwuka, ntuzakore ikosa ryo kuva ku bintu ukiri ku isi. Umuntu w'intwara arangwa no guhangana, arangwa no gufightinga. Nuyamanika uzaba wabaye ikigwari. Ntuzemere kumanika amaboko, ntuziyahure, ntuziyange, ntuzibe mu rwango, ngo nukubera ko uyu munsi bitameze neza. Ejo bizakunda, ubuzima buhinduke, ugire umunezero. Byose bikorwa n'inzozi. Guma ku nzozi zawe, ukomerere ku nzozi zawe. Fighting. Ejo abicaye bakuvuga bazahagarara bagukomera amashyi bagushima, kubera ko ari Imana avuze ngo uzabaho. Umwana w'umuntu aravuga ngo upfa, Imana ikavuga ngo baho. Umwana w'umuntu akavuga ngo ntabwo bizakunda, Imana ikavuga ngo bizemera. Umwana w'umuntu akaguha iminsi, Imana ikaguha ibyumweru. Umwana w'umuntu aguha ibyumweru, Imana ikaguha imyaka. Iteka Imana irakuba ku buzima bwacu. Ntabwo igikuraho kubera ko umwana w'umuntu avuze ngo kuraho. Ntabwo Imana igidushyira hasi kubera ko abana bavuze ngo tujye hasi.
ahubwo barakumanura kuzamura, bakwambura icyubahiro ikaguha igikubyo cyagombaga kuguha. Iyo nkunda kuvuga ngo my life is my motivation, ngomba kwiyigiraho. Isomo ry'ubuzima bwanjye niryo ngomba gukora itide buri munsi, nkigishwa nanjye, nkigishwa n'ubuzima bwanjye, nkamenya icyo nshaka biciye ku cyo ndi gucamo, nkamenya ibyo nkeneye bitewe n'ibyo mfite. Uzamenya gute ibyo ukeneye utarebye ibyo ufite? No, risk is better than regret. Aho kugira ngo uzahitemo nabi upfe wicuza. Tuza jya ubwira umutima wawe ngo calm down, n'ahandi wumva byarenze ujye uvuga uti mutima wanjye calm down, calm down, calm down. Vuga ngo Imana ikinije ubuzima izama n'amahirwe kugera kuri bya bindi. Turi blessed, mu bukene bwawe uri umunyamugisha, mu bushomeri bwawe uri umunyamugisha, mu bupfubyi bwawe uri umunyamugisha, mu kuba ku muhanda kwawe uri umunyamugisha, nushaka ubura indaya yicuruza uri umunyamugisha. Kuba byonyine ujye ufite umwuka uhumeka, kuba abakomeye batambuka, abize batambuka, abeza batambuka ugasigara, ujye uvuga ngo ndi umunyamugisha. Kuba byonyine Imana iba yagusigaje abo bantu bakagenda ugasigara, uri umunyamugisha. Ahubwo ukwiye gutegereza ikintu Imana agambiriye ku buzima bwawe, ukagitegereza wategereje nyine wihanganye, utacitse intege kubera abantu. Niko ubuzima bugenda. Uyu munsi umuntu araza mu buzima bwawe ukamukunda ukamwizera, ejo akagudisappointing akutari urwego rwe. Sometimes akakwibutsa kutize, akakwibutsa hahise hawe, akaguha impamvu zirenga ibihumbi zikwereka ko atakugira umugore cyangwa se atakugira umugabo. Ariko past is past. Kuza mu buzima bw'umuntu iyo ubona bidashoboka uragenda, ntabwo umwibutsa hahise. Kandi mujye mureka abantu bagende, ntuzirukange ku bintu. Umugisha wawe iteka urakwirukanyira, ntabwo wirukanyira umugisha wawe. Kimwe nuko iyo utazi guhurwa no kurekura uhora ubabaye. Twige gufata imyanzuro turinda imitima yacu kuzakomereka mu gihe gisigaje. Niko bimeze. Wirukanyira kuwukunda ugasanga nawe ari kwirukanyira uwakunda. Wanze umenye ngo magaze hehe, nkeneye iki, ndasabwa iki, igiki nkeneye. Ibyo bizagufasha kugera kuri success yawe. Ibyo bizagufasha kuba umuntu abandi bifuza kubaho. Ugasanga umuntu avuga ngo ndashaka kumera nkawe, ndashaka kumera nka runaka. Ibyo ngibyo ni ibikorwa. Twubake ibikorwa, twubake izina ridaciye mu bintu byiza, bidaciye mu bintu bibi. Aba bandi bari munsi yacu cyangwa se n'abaza bari kuvuka bazasange dufite izina. Hajya avuga ngo ndashaka kumera nka Bijou, ndashaka kuzaba umuntu ukomeye nka Bijou, ndashaka kuzagira umutima ukomeye nk'uwa runaka, ndashaka kuzaba umuntu udasanzwe nka runaka. Ibyo rero nta muntu uzabigiramo uruhare, ni wowe. Ibyo ngibyo no ukeneye kubikora, nta wundi muntu ugomba kugufasha muri urwo rugendo. Urwo ni urugendo rwawe wenyine. Uziringira imiryango uzayibura, uziringira abavandimwe uzababura, uziringira ababyeyi uzababura, uziringira inshuti uzazibura. Hari igihe uba ukeneye gufata umwanya ukagirana ikiganiro kiri seriye n'umutima wawe, mukabwizanya ukuri. Wamara kubwizanya ukuri n'umutima wawe ukavuga none ahangaha ni sawa. Mureke mbashimire mwebwe mwabanye natwe. Nibuke no gukora subscribe. Nakagaruka nzabaha indi party. Thank you.